turabasuje cyane abakurikiye akumunsi nkuko duhora tubagezaho ibintu byiza cyane kandi bibanogeye. Reka tubagezeho ikizamini, kimwe mu bizamini byakozwe ku mwanya wa Executive Secretary of SR. Ibi birafasha abari kwitegura cyane gukora ikizamini ku mwanya wa Executive Secretary of SR mu mujyi wa Kigali. Hanyuma iyi ni point de reference. Hanyuma dushobora no kubahereka n'ibyo mushobora kugenderaho mwiga. Iki ni ikibazo cya mbere bere babajije. Abajije bati the number of cell and village in Rwanda are respectively. Hanyuma bagenda bajijisha bashyiraho imibare itandukanye. Ariko nkuko tubizi neza, mu Rwanda dufite utugari 2248 ndetse tukagira n'imidugudu 14837. Igisubizo rero mwari gusubiza ni igisubizo cya mbere. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti the centralized administrative entity shall comprise the city of Kigali, district, sector, cell and village. This entity shall be governed by hitemo their respective council, the executive committee, their respective council and the under supervision of a ministry in charge of local government. All are correct. Ahangaha ugiye rero mu igazeti ya leta urabona ko igisubizo ari their respective council and be under supervision of the ministry in charge of local government. Ikibazo cya gatatu barabazaga bati as much as possible the planning process must be participatory. To apply this principle the following should be done. Baduha choice enye: involves all stakeholders in planning process, involves citizen planning process, involves existing forum and council. All are correct. Hanyuma igisubizo cyari kiriya cya B. Hanyuma ngo ikibazo cya kane kiravuga ngo according to the law administrative entity of a district are defined as follows. District is divided into administrative entity comprised of sector, cell and village. Kabiri, district is divided into administrative entity which are sector, cell and village. Gatatu, district is divided into administrative entity comprised of sector that are subdivided into cell and cell into village. All are correct. Hanyuma iki kibazo byose babaza biba biri mu igazeti ya leta. None reka nze mbereke igisubizo cy'iki ngiki mu igazeti ya leta. Reka tujye mu igazeti ya leta turebe. Iyi akaba ari official gazette nimero 09 yo kuwa 9 z'ukwa 2021. Tugiye kurebamo ko tubonamo kiriya gisubizo. Turimo gushakisha kugira turebe kiriya gisubizo, turebe yuko tukibona. Ariyo mpamvu tuba turi ahanga kugira ngo tubereke point de reference. Nkuko muri kubibona hano baratubwira ngo a district is divided into administrative entity comprised of sector that are subdivided into cell and cell into village. Ngira murabibona neza kuri article ya 4 ya administrative entity of a district niho tukuye igisubizo cyangaha batuba ko a district is divided into administrative entity comprised of sector that are subdivided into cell and cell into village. Murabibona hano n'ibisubizo turi kubikura, ntago ari byo tuba twimbiye mu mutwe. Ikibazo cya gatanu bavuga ngo juridically the difference between district and the lower level entity, sector and cell village is that. Nukuvuga ngo usomye iriya gazeti yose ibi bisubizo byose uragenda ukabibonamo.
hano ntabwo tubitindaho kuko ibibazo 50 murumva byose ntabwo twabinyuramo. hanyuma noneho batubwira ngo how many district council do we have in Rwanda. tuvanye mu mujyi wa Kigali utundi turere twose dufite icyo bita district council. hanyuma tuvanyemo uturere dutatu tw'umujyi wa Kigali hasigara uturere 27 two mu zindi ntara, akaba ari natwo dufite icyo bita district council. ibi byose usomye neza iriya gazeti birimo. hanyuma dukomeje tubwira ngo for a project implementation resource can be human resource, financial resource, equipment or correct. icy'ingenzi hariya ni human resource. hanyuma ko tubwira ikibazo cya 8, the recruitment of sector staff is the responsibility of the sector, lariga, district all are correct. oya, uturere rero nitwo dufite inshingano zo recruitinga aba staff bo mu murenge, ubwo igisubizo cyagomba kuba kiri C. hano batubwira ngo the district executive committee comprise the district mayor, vice mayor in charge of economic development, vice mayor in charge of social affairs. be bakatubwira ngo the district mayor, the vice mayor. hano tutiriwe tubisoma byose rero nujya muri ya gazeti nakweretse yo kuwa 9/10/2021 urasanga yuko the district executive committee comprise igizwe na district mayor, vice mayor in charge of economic development na vice mayor in charge of social affairs. kadukomeze. none ikibazo cya 10 barabaza ngo according to the law governing district, the district executive secretary shall comprise. iki nayo cyo rero kugira ngo tugomeze kubasubiriza cyane murajya muri ya gazeti nayiberetse byose. nusomira ya gazeti urasangamo ibisubizo byose hano rwose birimo. hanyuma natubwira ngo the current national strategy for transformation NST1 has how many cross cutting area. kanako wagasoma kanagasubiza karoroshye. hanyuma the current Rwanda vision is, noneho turi mu cyerekezo twa 2020 twayivuyemo, ubu turi mu cyerekezo cya 2050. the following consists the pillar of NST1. NST1 twabonye ko ari national strategy for transformation. hanyuma ngiye nagerageje kutubashyira hari hasi kugira ngo mutumenye. harimo economic transformation, social transformation, transformation governance. hanyuma igisubizo hano bari bahisemo, ubwo igisubizo kigomba kuba ni economic transformation kuko niyo imwe mu zigize zino eshatu dufite hano hasi. baratubwira noneho why is customer service important to corporate. It is required by law in order company to operate. Customer service is merely an region, give a company competitive advantage, make a lineup. akanako wagasubiza no kugira ngo twihute. Our sector strategy plan and district development strategy would do like into consideration environment, climate change because murimo murabibona 1 2 because of social accidents, because cause of other. ibi muraza kubisoma nusomira ya gazeti neza. hanyuma ntabwo dukomeza kubitinda kuko ibibazo 50 byose ntabwo twabisubiza hano. byari kubereka incamake cyane kugira ngo ducunguze umutwe cyangwa se tugire vuba tubirangize byose tubinyuzemo. hanyuma ushaka kubireba neza wahagarika ino video ukazagenda uhagarika, biragufasha kwiga no kwireferaho mu buryo bworoshye. tubibutse ko iyi ngiyi ari akumunsi, tukaba tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye ndetse bishobora no kubafasha mu buzima butandukanye, amagizamo atandukanye. urabona ko ibyo bibandaho cyane ni local government na n'iriya NST1. urumva uramutse ubiziho neza cyane. baranajijisha akazamo n'ibindi bibazo hano barabaza ngo tanga baduhaye nida niki. urabona uburyo baba bashyizemo no kujijisha abantu, ariko NIDA ni National Identification Agency. urabona ko twose uramutse utakizi wakumva ko byose ari byo, none ukaba wahitamo icyo wishakiye. tubwira ngo how is current constitution of Republic of Rwanda. tegeko nshinga
ngiye aho twagerageje kukibasubiza ni the Constitution for Republic of Rwanda yo muri 2003 ndetse yasumiwe muri 2015. Niyo kuvuga ngo the current East Africa partner states ni ibihe bihugu byo muri East Africa biri mu bungubu nkuko tubizi harimo Rwanda, Tanzania, Kenya, Burundi na South Sudan. Nibyo twibuke ko na Kongo nayo yinjiyemo, ushaka kuba rero iki ngiki kiramutse turimo ubu ngubu ubona Kongo yarangiye kwinjiramo, niko ntekereza. The process planning local government is high supported by LODA. What does LODA mean in full? LODA rero nko tubizi ni Local Administrative Entity Development Agency. Ikibazo cya 24 cyavuga ngo in according with article 26 of law number 12 akarongo 09 kabago 2013 on state finance and property related planning and budgeting calendar, Minicofin produce and submit the planning and budgeting core circular FECO to chief budget manager in order to. Ibi ngibi wabisoma neza ukajya muri gazeti igisubizo kirimo rwose. Annual plan budget local government are annually approved by district council and the city of Kigali. Therefore, the plan and the budget of year 2022 will approved by SAT council, 28 council, 31 council, none of is correct. Tubibutse yuko district council ni 27, hanyuma n'umujyi wa Kigali ugira icyo bita council imwe, wateranya kuri 27 zikaba 28. Ahangaha birumvikana, niyo mpamvu tubabereye ahangaha tugende tubana n'ubusobanuro. Advantage of cash book are urabona ko tugeze no muri finance, hano barabivanga byose kubera yuko baba baplaninze kuri uyu mwanya, baba barize ibintu bitandukanye. Rero uba ugomba kuba ufite ubumenyi kuri ibi ngibi bikurikira. Hanyuma harimo bank reconciliation, accuracy, precision to detect error in case of cash difference or correct. Ahangaha ushobora kureba mu gisubizo nawe ugasubiza. Hano hatubwira ngo hierarchy structure of juridic and legal framework in Rwanda is shaped as follow. Hari international law, constitution, organic law, instruction, constitution, international law, organic law, international law, constitution. Mukareba niba harimo igisubizo, ariko hano kuri ngewe nta gisubizo kirimo. Ikibazo cya 28 kiragira kiti Ikibazo cya 28, the following are among the duty and responsibility of the elector at district level. Ibi ngibi rwose nusomira ya gazeti, sinaberetse gazeti murasoma, nusomira ya gazeti ugasoma na NST1, ugasoma na connaissance generale y'ibintu bitandukanye, iki kizamini muragitsinda ndabarahiye. Ikibazo cya 28 cya 29 nacyo kiravuga kuri fundamental role of law and it indicates how different level will apply practice. Harimo constitution, organic law, ministerial order. Ibi ngibi urabisomamo hari urabaza kubibona. Ikibazo cya 30 kiravuga kiti according to the law determining the organization and the functioning decentralized entity within time frame for the financial year is defined by. Hano urabona kuri muri noneho budget itangira ryari karangira ryari, ariko nkuko tubizi itangira ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi k'umwaka ikarangira ku itariki 30 z'ubundi mwaka. Akantu simukazi ko muri programu ya leta ariko baba bimeze. Hanyuma ikibazo cya 31 ubwo tugeze muri bya bibazo biba bifite amanota 3, ariko ibyo y'inota rimwe twabivuyemo. The Rwanda planning adopted the result based management RBM and imihigo approach closer to the management system. The relationship can be discussed as follow. Harimo imihigo is originated from RBM translated in Rwanda. RBM is a particular pride imihigo where particular targets are defined and achieved at a specific time. Imihigo is a particular local government and wahitamo igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 32 kiragira kiti in Rwanda there is a direct link between local planning and national planning because
Those planned at national level must be referred to those provided for local level and vice versa. The preparation of imigo at local level is done following that requested from national level. Hanyuma all planned program at national level must be implemented in districts or correct. Ahangaha naho ni uguhitamo igisubizo nyacyo nk'uko turi kubibona hariya imbere yacu. Dukomeze ikibazo cya 33 nacyo tubibutse yuko ushaka kugendesha video gatoya hano kugira ngo uzajye ubisoma neza hanyuma wihugure. In accordance with law governing management, state financial general regulation governing financial management, with centralized administrative entity with legal persona is determined by order of. Hano naho wabisoma neza mu igazeti birimo. Yes. Mirongo itatu na kane nayo murimo murayibona difference between annual action plan and strategy plan. 35 in the concept of planning in Rwanda imihigo can be defined that. Ibi ngibi kubibereka no kugira ngo mubashe kwibazinga ese turiga nk'umuntu ugiye gukora ikizamini cya mbere kuri no mwanya wa executive secretary akenshi ntago abazi uburyo babazamo, ariko abasha kwirefera kuri iki kizamini cyatanzwe yahita amenya ibyo ari bwige. Nicyo tubereye hano. As much as possible planning of a sector must be participated to do among the following which last with most stakeholders involved. Civil societies. Ibi ngibi nabyo no kubisoma ukaba wabasha kubisubiza. Nyamuneka ibitari mu igazeti ya leta wajya kuri kurubuga rwa local government byose biriho rwose. Noneho the following are decentralized administrative entity having legal personality. Twabonye yuko decentralized administrative entity ibifite legal personality ari uturere. Noneho hano batujijishije tuvuga ngo the district of Kicukiro in Kigali city, the sector of Kacyiru in Gasabo district wapi, the western province. None is correct. Ari nkaho wahitamo iki? Mwesha kuvuga ati nahitamo A yundi akavuga mu D. It depends on your choice. Icyo nabahaye ni ubusobanuro. Hano batuvuga ngo what is does so what analyzes meaning for. Iyo turayizi. Hari umuntu utayizira ni strength, weakness, opportunity and threat. Niyo twita SWOT analysis. Twakomeje. Ikibazo cya 40 tugeze mukanya tugiye gutangira bya bibazo bifite amanota 4. Witegura. The responsibility of executive secretary of the sector shall include the management of a sector resource like sector equipment and infrastructure, executive secretary of said teacher of primary school located in the sector, or are correct. Hano urabona uburyo babajijisha. Akomeje ubwo wasomye neza iri gazeti ubwo igisubizo ari kukibona. In meeting, the use of visual necessary. They are used purpose including to attract participatory of audience, to help audience to understand, to help participatory to relax, all are correct. Hano nawe urahitamo igisubizo nyacyo. Twageze muri bya bindi bifite amanota 4. The meeting are essential for a task management and team development. Key factor for a successful meeting include the chair of a meeting who is expert in a topic on agenda, clear and concise agenda meeting, primary need like water and juice, all correct. Naho wasomye gazeti turabibonamo. Ikibazo cya 43 cyaragiraga kiti the duty and responsibility of a sector executive secretary include among other manage and coordinate activity of the sector, convene and chair meeting of the executive committee of the sector, supervise activity related to the civil registration, affiliate marriage. They are as performed through organization and management of a different meeting at different level.
ibi nabyo mwiri ya gazeti mumbabare musomera gazeti kandi wabonye iyi video aka kanya atangire yige kuko ndabizi ejo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 abantu bo mu mujyi wa Kigali bazakora ibizamini kandi ni ibihumbi byinshi rwose. Niyo mpamvu byanteye nanjye ishema ryo gushyiraho ino video, muze muyirebe, uyibonye isangize mugenzi we mu negosiye ku ibi bizamini, hanyuma wiga gazeti ujye ku rubuga rwa Government of Rwanda usome usome NST1 umva nudatsinda iki kizamini uzazumbwira. Ikibazo cya 44 kiravuga kiti the success of meeting can be evaluated through the number of discussed, number for decision taken, the level participa. Ibintu byo basoma mu igazeti, urabona ko ari igazeti yonyine iba yibereyemo n'iki cya 45. Ikibazo cya 43 kiragira kiti the property allocated to the administrative sector shall belong to the district such as sector is located because. Aha naho wabisoma nk'uko bigaragara. Ikibazo cya 44 kiragira kiti the setup for meeting room can be conference, U-shape, class. Nk'aka ngaka ni connaissance generale ariko ugomba kuba ukazi. Ikibazo cya 48 kiragira the number of civil state register is A 42, 33, 74 cyangwa se 10. Je muri la gazeti uragisangamo igisubizo cyawe uhita usubiza. The staff of a sector belong to the district, therefore his executive secretary of a sector recruit staff of a sector after consultation with executive secretary of a district. Lead on behalf of executive secretary of the district, the staff of a district working at sector level follow up. Count anga ushobora naho kureba muri ya gazeti ugasubiza. Ikibazo cya 50 cy'amanota 4 recently the law 034 of niririya turi kureba sinariberetse governing the district was published. This means that icyo nakibasubiriza rwose. Law numero determining organization and functioning decentralized administrative entity was replaced. Both can be consulted the sector executive secretary to perform this work. Sector executive secretary should refer. None is correct. Atwongeye dusubirayo kuri ya gazeti yacu. Niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo ivereke neza. Ini organic law. Twakomeje turimo kugenda tureba se iri tegeko rimeze rite. Itegeko riravuga iti itegeko ngenga nimero 003/2021 ryo kuwa 9 z'ukwa 10 rihindura itegeko ngenga nimero 001/2019 ryo kuwa 29 z'ukwa 7 2019 rigenga amatora. Hanyuma aho bari batubwiye ngo igisubizo gishobora kuba 1. Hanyuma mukomeze musome ino gazeti ya leta. Igazeti sinyaberetse. Iyi gazeti wayisomye neza ugahera ku murongo hano usoma, biragufasha guperforminga cyangwa se kwitegura ikizamini cyawe nk'uko bisanzwe. Hanyuma ukagenda wisomera neza tuno key factor kandi byinshi tugenda tubibonamo muri iri tegeko.
ngira ngo mberekemo tumwe na tumwe kuri chapitre ya mbere. Article ya kane nkuko twari twayikomeje, utu twose bagenda baduterura bavuga ngo a district is divided into administrative entity comprised of a sector that are subdivided into cell and cell into village. Legal responsibility batubwira yuko a district is decentralized specialized administrative entity having legal personality and enjoying administrative, financial and human resource management anatomy. Hasi bakavuga yuko sector, cell and village which form a district are decentralized administrative entity, nazo si decentralized ariko without legal personality. Kangaka nacyo muri kira kizamini nabahaye murakabonamo, ubwo nimukabonamo muze gusoma hano muzabashe kuza gusubiza. Atubwira noneho a district may have a city as provided for river law. An order of prime minister determine a specific organization of a district within a city. Ngo tunago batubajije tumanuke tujye mu bindi bintu bashaka kuba barabajijemo hano, nyuma nibyo kugenda mbereka, kuko njyewe icyo mbereka ni ibintu bifitiye umumaro bishobora no kubafasha mu mikorere yanyu yose, ibyo mushobora gukora byose. Nicyo kimbesheje ahangaha. Any district council has the following power. Ibyo mushobora kuza mukabisoma neza. Yes, turimo kugenda turebera hamwe rino tegeko nshinga ryo kuwa 9 ukwezi kwa 2021. Harimo inshingano za chairperson, commission. Naho twakwirwa dutinda, ahubwo mwebwe muraza muze gusoma neza iyi gazeti. Hanyuma andi makuru nshaka kubasangiza atandukanye. Ikindi ugomba kumenya yuko igihugu cy'u Rwanda gifite intara enye n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ntago bavuga ngo dufite intara 5 mu Rwanda, baravuga dufite intara enye n'umujyi wa Kigali. Tukagira uturere 30, tukagira imirenge 416, tukagira utugari 2248, tukagira imidugudu 14837 nkuko tubibona aha ngaha. Yes, twakomeje. Kimwe tumwanye mba nabashakiye ushaka kwireferaho cyane. Hanyuma turere ugomba kuba tuzi, mutungutu nta utatuzi, kubaza kugucanga bakazana Rubavu bakayishyira mu majyaruguru ukagira ngo nihiri bagucanze, ariko iyo wabisomye ntacyo byagutwara. Ibingibi ndi kubereka hano ushaka kubisanga ku rubuga rwa government, nabyo ushaka kubinyuzamo amaso ukabisoma mu gihe uri kwitegura ikizamini cyawe mu buryo bworoshye, nkuko ngerageza kubereka source ndetse n'ibindi byiza cyane kuri mwebwe. Niyo mpamvu mba ndahangaha kugira ngo mbafashe. Hanyuma se ko muzakora ikizamini mu mujyi wa Kigali, bakubaje umujyi wa Kigali, ufite uturere 3, ufite tugari tungahe, ese n'imidugudu ingahe? Wagisubiza ako nako nakantu ushobora kwibazingaho, ushobora kukubaza da. Anze mibereke. Hanyuma se ministeri zo mu Rwanda zo murazizi umubare wazo, ushobora kukubaza n'umuyobozi uyiyobora. Ibi byose ndabibereka. Hanyuma mu Rwanda cyangwa se mu mujyi wa Kigali, dufite imirenge 35,
hanyuma muri iyo mirenge 35 ikaba dufitemo utugari 161, hanyuma n'imidugudu igera ku 1157. aho ni mu mujyi wa Kigali gusa. hanyuma administrative entity of a district yo turayizi ko igizwe na district council, ikagirwa nanone na executive committee, ikagirwa na security committee. hanyuma mu Rwanda dufite ministeri zingahe, nizo tugiye kurebera hamwe, turebe n'abantu baziyobora. turebe n'ibigo bishamikiyeho. ibi byose rwose ugomba kubibazwa, niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo byose mbikwereke. Village executive committee igizwe n'abantu 5 murabizi. hari village coordinator, hakaba in charge of social welfare and family relation, hakaba in charge of security, immigration in village, hakaba in charge of information and training, ndetse na in charge of development. ubwo rero ku mudugudu abarimo abantu 5 tazakikubaza nacyo kikakunanira. hanyuma mu Rwanda dufite ministeri 30 nk'uko bigaragara ku rubuga rwa government. muri izo ministeri hari agriculture, cabinet affairs, defense, education, emergency, environmental, financial and economy, foreign affairs, gender, family, health, ICT and innovation, infrastructure, internal, investment, justice, labor, local government, national unity, office of the president, sport, trade, youth and culture. hanyuma tukaza kugira ministry of agriculture and animal resources. minisitiri uriho ubu ngubu yitwa Dr Gerardine Mukeshimana. hanyuma ibigo bishamikiye kuri ministeri ni lab, national agriculture board, hakaba na NAEB, ariyo national agriculture export development. hakaza ministry of defense, ariyo MOD, kugeza ubu ngubu iyobowe na Major General Albert Murasira. ibigo bishamikiyeho ni RPA, Rwanda Peace Academy, ndetse na Zigama CSS, Zigama Credit and Savings Sacco. izi abbreviation mwibuka ko nazo bagenda bazibaza. hakaza ikigo cya RMH, Rwanda Military Hospital. hakaza Ministry of Education iyobowe na Dr Valentine Uwamariya. ibigo bishamikiyeho ni REB, Rwanda Basic Education. hakaza HEC, High Education Council. hakaza NESA, National Examination and School Inspection Authority. hakaza RTB, Rwanda TVET Board. hakaza UR, University of Rwanda. hakaza RP, Rwanda Polytechnic. hakaza SNRU, Rwanda National Commission for UNESCO. Ministry of Environment iyobowe na Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya. ibigo bishamikiye ni REMA, Rwanda Environment Management Authority. RLMUA, iki kigo cyo akaba ari Rwanda Land Management and Use Authority. hakaza RWB, Rwanda Water Board Resource Board. hakaza RMA, Rwanda Meteorology Agency. hakaza FONERWA, Rwanda Green Fund. muri Ministry in charge of emergency management iyobowe na Marie Solange Kayisire, iyo nta kigo kishamikiyeho gihari. hanyuma hakaza Ministry of Finance and Economy Planning iyobowe na Dr Uziel Ndagijimana. ibigo bishamikiye ni RSSB, Rwanda Social Security Board. hakaza ORG, Office of Auditor General, Rwanda RRA, Rwanda Revenue Authority. NISER, National Institute of Statistics of Rwanda. SFG, Special Grant Fund. RGDF, Agaciro Corporate Trust Limited. FIC, Financial Intelligence Center. CMA, Capital Market Authority. RNT, Rwanda National Investment Trust. RFR, Rwanda Financial Limited. RPPA, Rwanda Public Procurement Authority.
muri Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation iyobowe na Dr Vincent Biruta. Kuri ubu ngubu ibigo bishamikiyeho ni Diplomatic Mission, All Embassy High Commission, RCA Rwanda Cooperation Initiative. Muri Ministry of Gender and Family Promotion iyobowe na Professor Jeannette Bayisenge, ibigo bishamikiye ni NWC National Women Council, NCDA National Child Development Agency. Muri Ministry of Health iyobowe na Dr Sabin Sanzimana. Kuri ubu ngubu ibigo bishamikiye ni RBC Rwanda Biomedical Center, CHUK Centre Hospitalier Universitaire de Kigali, CHUB University Teaching Hospital of Butare, FDA Food and Drug Authority, Health Facilities. Ubwo ni ibigo nderabuzima byose. Noneho muri Ministry of ICT and Innovation iyobowe na Paula Ingabire, ibigo bishamikiyeho ni RISA Rwanda Information Society Authority, RURA Rwanda Utility Regulation Authority, RDB Rwanda Development Board, NPO National Post Office. Hanyuma hakaza Ministry of Infrastructure iyobowe na Dr Ernest Sabimana. Hanyuma ibigo bishamikiyeho ni RCAA Rwanda Civil Aviation Authority, RTDA Rwanda Transport Development Agency, RHA Rwanda Housing Authority, REG Rwanda Energy Group, WASAC Water Sanitation and Corporation, RMF Road Maintenance Fund. Muri Ministry of Interior iyobowe na Gasana Alfred, ibigo bishamikiye ni RNP Rwanda National Police, RCS Rwanda Correction Service. Hanyuma muri Ministry of Justice iyobowe na Dr Ugirashebuje Emmanuel, ibigo bishamikiye ni RRR Rwanda Law Reform Commission, NPPA National Public Prosecution Authority, RIB Rwanda Investigation Bureau, ELPD Institute for Legal Practice and Development, RFR Rwanda Forensic Laboratory, RSS Rwanda Correction Service. Hanyuma muri Ministry of Local Government iyobowe na Jean Claude Musabyimana, ibigo bishamikiye ni NEC National Electoral Commission, akaza National Identification Agency ariyo NIDA, akaza NRS National Rehabilitation Service, akaza RDRC Rwanda Demobilization Reintegration Commission, akaza LODA ariyo Local Administrative Entity Development Agency, akaza NCPD National Council Person with Disability, akaza RBA Rwanda Broadcasting Agency. Hanyuma muri Ministry of Public Service and Labor iyobowe na Kayiranga Rwanyindo Fantam, nta kigo kishamikiyeho gihari. Akaza Ministry of Public Investment Privatization iyobowe na Eric Rwigamba, nayo nta kigo kishamikiyeho. Akaza Ministry of Sport iyobowe na Aurore Monoza Munyagaju. Hanyuma ibigo bishamikiyeho ni Federation, harimo Sport Federation and Association. Akaza Ministry of Trade and Industries iyobowe na Habyarimana Beata, ibigo bishamikiyeho ni RSSB Rwanda Standard Board, NIRIDA National Industrial Research and Development Agency, RCA Rwanda Cooperation Agency. Hanyuma muri Ministry of Youth and Culture iyobowe na Rosemary Mbabazi, ibigo bishamikiyeho ni NEC National Youth Council, RCHA Rwanda Culture Heritage Academy, Chancellor for Hello National Order and Decoration of Honor. Hanyuma muri Minister in charge of Cabinet Affairs PMO iyobowe na Ines Rwigamba, nayo nta kigo kishamikiyeho. Akaza Minister in charge Office of President iyobowe na Judith Uwizeye, nayo nta kigo kishamikiyeho. Hanyuma hakaza Ministry of National Unity and Civil Engagement iyobowe na Dr Jade Damascene Bizimana, ariyo bumwe, nayo bakatubwira ko nta kigo kiyishamikiyeho. Izi rero akaba arizo ministeri zo mu Rwanda baziyobowe n'ibigo bishamikiyeho. Ahangaho ugomba kubimenya kugira ngo ubashe kugira ubumenyi ndetse na zira abbreviation zose nibabasha wenda kuba bazi kubazaho, ubashe kuba wabasha kugiraho idée générale. Idée générale ko kuri iyi myanya yose y'ubugitifu
ni ibibazo byose bibariza, ntago bajya hanze yabyo, ndetse uramutse uri no kwiga neza ku bwawe wowe bishobora kugufasha. Stay in touch rero, komeza ukore subscribe kuri akumunsi, usome ino gazeti, hanyuma ujye kuri Google, ujye ku rubuga rwa government naho usome. Ibi biragufasha cyane kuba wakwitegura ibizamini bijyanye na executive secretary officer, cyane yuko bari gushyiramo abantu bize kaminuza, aba AD mu minsi iri imbere ntabwo bazaba bemewe. Bahereye mu mujyi wa Kigali mu tugari tarimo abayobozi muri turiya tugari 40, hanyuma n'utundi tugari nabo bazagenda bashyiramo abandi bayobozi gutyo buhoro buhoro. Ahangaha rero uramutse utsinze ujya kuri waiting list, 70% abahagije ujya kuri waiting list, hanyuma kubw'amahirwe kugira gutyo ugahamagarwa, cyane yuko bije gutegura ibizamini nayo ibigoranye. Stay in touch kuri akumunsi rero, turabakunda cyane kandi mukomeze mushishikarize n'abandi kudukurikira. We love you.